buri wese yarihingiraga imyaka ibonetse yose, ibijumba, ibishyimbo, ubunyobwa, amateke, amasaka, byari ibihuru kuko nta n'ikintu umuntu yakuragamo nta n'inyungu. Abo ni abahinzi bakorera mu gishanga cya Mukunguri giherereye mu murenge wa Mugina, akarere ka Kamonyi. Kuva muri 2003 bibumbiye muri koperative yitwa Coprori. Gusa ngo bagitangira babonaga umusaruro ungana na toni 200 kuko byasaga nkaho umuntu ahinga ku giti cye. Nyuma yuko abahinzi bahinga mu gishanga cya Mukunguri baretse ubuhinzi bw'akajagari bakishyira mu makoperative, ubu bafite umusaruro ushimishije aho basigaye bahinga umuceri. Akajagari kacitse neza muri koperative guhera muri 2009 aho umusaruro wayo wahise uzamuka ugera kuri toni 2270 muri sezimwe. Uko kwiyongera k'umusaruro byazanye impinduka mu buzima bw'abanyamuryango. Mfite nk'ububasha ko najya hariya kuri banki kafu nkaguza amafaranga bakayampa kuko bazi ko mpinga umuceri. Ayo nshaka nkurikije ibyo nkora bayampa. Indi nyungu nuko nk'uburabone nifite igare ngiri basiyeri ngendaho. Kayimbe ntawe nari mfite. Ndumva nta kintu navuga nabura muri koperative ngo nkibure ko ndihagije ubwanjye, ndumva uko mbayonda ndumva n'inzu nahubatse, ndumva nateye umucanga wanyakishije metalike bize nenda komeye. Ndacuruza ubu ngubu ndi umusore ndacuruza. Kuri uwo musaruro wa koperative Coprori ugeze kuri toni 3200. Gusa ngo bagize amahirwe ya kongerwa ubuso bw'igishanga butunganije, umusaruro warushaho kwiyongera. Igishanga cya Mukunguri gifite hegitari 700, ariko hegitari 250 niho hatunganijwe, naho hegitari 450 hahingwamo hadatunganijwe. Gusa uko bimeze kose ngo gukorera muri koperative bituma ifumbire ndetse n'imbuto bibagereraho ku gihe, bityo bigatuma badatinda ihinga. Niyongira Uzieri ni umuhuzabikorwa wa koperative Coprori. Imbuto ni koperative zitanga, umuhinzi akazishyura yejeje, nanone n'ifumbire ni koperative iyizana, umuhinzi akishyura 1/2 na koperative ikishyura 1/2, noneho igatangirwa igihe kandi igatangwa vuba, abahinzi bagahingira igihe. Imbogamizi aba bahinzi bagira ngo nuko muri iki gishanga harimo umucanga, bigatuma mu gihe cy'izuba gikama ntibabashe kuhira imyaka. Bitewe no kuyu mugezi wa Mukunguri uzana umucanga mwinshi, bigatuma uwo mucanga ubinzitizi zo kugira ngo Minagri twubakire dame ibasha kubika amazi. Ubwo rero bikadutera ikibazo cyuko mu gihe cy'izuba umugezi urakama, nta yandi mazi dufite ngo dukoreshe muri irrigation mu kuhira imyaka. Ubwo rero bigateza ikibazo kuba tudafite urugomero rw'amazi, ni inzitizi, ariko hari ibyo batwubakiye bibasha kugenda byangirika bitewe n'iyo myuzure yose. Ariko ubu ngubu muri Minagri, muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, biciye mu mushinga wayo RCSP, Rural Sector Support Project ya 3, bari batwemereye yuko bagiye kubidusanira. Gusa ngo uko biri kose aba baturage bakorera muri koperative Coprori bamaze kubona ko gukorera muri koperative abantu bahuje ingufu bitanga umusaruro uruta kure uva mu ngufu z'abantu zitatanye, aho buri umwe aba yirwariza. Umukunzi Mediatrice, Televiziyo y'u Rwanda.